intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyo byabaga ari mu minsi ya nyuma min ashr al-awakhir min shahr Ramadan kana ya'takif yakoraga umwiherero. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف من عشر الأواخر من شهر رمضان؟ وقال الله سبحانه وتعالى بانجاق الشيمرا ويتك الله سبحانه وتعالى يسنجز بجوزوين هاوندي بكوري سيبجي الله أما هو نبي شبساكاري كنت واتشو إنهمات محمد صلى الله عليه وسلم. الله أرجلتي ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إي آية يردو ششكارزا تانغوا سيتكويرك أمجنزو مغيزا إنهما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يدو توجي cyane mu minsi tugiye kujyamo ariyo minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa shahar Ramadan, ariyo minsi 10 ya nyuma irimo imigisha, ariyo minsi 10 ya nyuma ibonekamo ijoro ry'ubugabe, ariyo minsi 10 ya nyuma iruta cyangwa se harimo ijoro iruta amezi igihumbi, ari ryo Laylatul Qadr. Ariko icyo ngambiriye ahangaha Allah aragira ati hano icyo nshaka kuganiraho ni ibijyanye na itikaf, umwiherero. Allah ati rero muramenye ntimuzegera abagore banyu ngo mukorane imibonano mpuzabitsina mu gihe mwagiye gukora umwiherero ari wo itikafu ngo tubimenyereye mu musigiti. Ibi ni bigaragaza umugenzo mwiza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagiraga umwihariko muri iyi minsi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadith yaturutse kwa Aisha, turazi ko hari hadith nyinshi, ariko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hano iyo byageraga mu minsi 10 ya nyuma nuko yageraga ite yakazaga umweko cyangwa se yiteguraga, bishatse gusobanura ngo yiteguraga gukora ibada, kwiyegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, aricyo turi kuganiraho cyitwa umwiherero al-i'tikaf. Ese bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala ntago ukeneye kuba waganira n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Mugaragwa Allah subhanahu wa ta'ala ntago ukeneye kuba wakwegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko i'tikaf cyangwa se umwiherero nta kindi ubugamije ni ukwegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo akwishimire, ni ukwegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo ubashe kuba wahura na rya joro ry'igeno Allah avuga mu isuratu ya Laylatul Qadr, nkuko abivuga ati inna anzalnahu fi laylatil qadr, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Ninde udakeneye kuba yabona iri joro ry'ubugabe cyangwa se ry'igeno? Ninde udakeneye impuhwe z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala? Ninde udakeneye imigisha iboneka muri iri joro? Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyo byabaga ari mu minsi ya nyuma min ashr al-awakhir min shahr Ramadan kana ya'takif, yakoraga umwiherero. Nta kindi gamije usibye kugira ngo ibe yagira gute yabonamo rya joro ry'igeno. Ndetse si ibyo gusa, wayuqizu ahlahu, hanyuma kanabyutsa nabi we mu rugo rwe kugira ngo babashe kuba bakora iki, kugaragira Uwiteka subhanahu wa ta'ala cyangwa se kumugandukira nkuko bikwiye. Nkuko bitugaragarira na nyuma y'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam imaze kwitaba Imana, nuko abo mu rugo rwe nabo bubahirizaga iki uyu mugenzi. Bagaragwa Allah rero birakwiye, ndashishikariza roho yanjye nawe ntakwibagiye yuko twabasha kuba twagira gute twakwigomwa muri iyi minsi, ufite umwanya akaba yakora uwo mwiherero, ndetse n'utabashe kubona umwanya usesuye yigomwe basi isaha abe yakora umwiherero ari wo i'tikaf, hanyuma arangiza ajye muri gahunda ze, ariko abe muri babandi Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala azaba yishimiye. Ndumva nasoreza ahangaha, nifuriza buri wese kuzagira igisibo cyiza. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.